Undi n'umuhanuzi nuko abantu batabimenye benshi bari gusohorwa mu nzu ni miliyoni bake bangaburira nyine manure nyine uzi wahanura umuntu utariye ntago bya wamuhanura ibyago urapfuye ibarira zikuriturire hasi gukirure kubera iki umuhanuriranye n'inzara ufite rero wewe ukamuhanurira umuvangirirwaho atira irakwishira kuri turabitaye urabiriwe n'abandi kubera iki nta kintu wamukoreye agwanuriye n'inzara akuvangiriwe naho ubundi utagabura umukozi w'Imana ugabura umuhanzi ugabura umuhanuzi umuvugabutumwa wewe ukirira ukajya ukirira amafiriti n'ibiki byose wice mu modoka ngo ngeni mfite amazu ari kurara hanze azagwanurira ibyago n'ubundi nakundaga no guhanura cyane nk'ubu ngubu twaba twicaye Imana igahita igira ikimbwira ariko ntacyo yambwira kubera iki inzara yose nahambura ngira ute nyiri hahandi mu kinani ibi matora njyamana byandi natoraguye kera mu myanda nyitwara imyanda ibikuvure niyorose byandi nyitwara imyanda nibyo niyorose imeri byose n'inda byose byaranyadukiriye undi n'umuhanuzi nuko abantu batabimenye ni maraya yarinda yabutwi Dindiri official musaza Roza Muhando Nyarudindire official musaza Roza Muhando nyuma yo kumubicamo kabiri kubera ese Nyarudindire wari kuyeho wundi niyo bamamagaraga kera kwa mama wacu irya wase n'ubundi cy'ukuri niri dusenge Imana Jean Baptiste njye wayigise batizwa muri ADPR kera muri Kongo naho ubundi bwo bamamagaraga muzehe Kibirando Nyarudani bisi izina ryari kuranga muntu nyacyo ni muzehe kandi uri mutoyo yako rero ese ko nagumye gukura nkakwingirira hasi ubu ngubu mfite imyaka 43 ndacyari umusore ndacyari imanzi sinze biva niyo bijyane mu mpamvu bakobwa banyuruka inyuma ariko Imana yamesezerano gafetse umuzungu ariko umukobwa ni leta wese ngende gutetwa n'abanyamakuru hamwe n'abandi b'abacuruzi b'abakobwa bafite amavewiti n'amayetaje naka ndi bagataro kayirika umutwe wapi ndi gusakirwa n'abafite amafaranga ariko narabangiye sezerano ryanjye ni fiyanse y'umuzungu Imana izama uzamuvugisha iruhe rurimise ukabye abana leta bavuga ngo ufite uragasore gatoya keza gato k'imyaka 40 n'ingahe k'imyaka 18 kandi ufite tufite ubwiza n'igikundiro n'igitinyiro noneho Imana none cyiyongeyeho imaye n'ubudahangara nibyo ariko ni wari wava muri kino gihugu uje mu kindi gihugu abarozi bitabanya amasengesho nyine babarozi nibo barozi turi kugwana nabo muri iki gihe bakujya mu butaba bakazirika ibyawe barabiziritse ngo ntabwo kazarenga mu Rwanda niyo mpamvu ubona ibi biterane bikomeye batananumiramo twaza tegura ibiterane namamagare bagamagara bato n'abari basirahira Mbonyi Nyarudindire buriwemo ubwo hanze bagakutegura ibiterane bagatumira Theo n'abasirahira Mbonyi ubu Nyarudindire reka depfu kubera iki aba barozi bajya kuzirika none butaba barabufunze bazajya kuzika he barabeshya uzajyamo ngomba kuzajya ntago Imana yambwiye ko ubu ngubu inze kunjya kubasipasa nanone uje kumanza ize kumanza kugigeza mu nzira arabize kwicaza hari benshi bari kwiha intebe atari Imana yayibahaye kandi ari hanya Nyarudindire ubwo nyine ngewe kibihagasemo kuko ndi gusenga Imana ikomeze inyambika imbaraga ese Gitwaza ntagara gutumira mu rusengero rwiwe no mu biterane
baherutse no gukoresha ibiterane ni muri uyu mujyi wa Kigali ariko ntabwo ari hariya kwa Gitwazi we batumiramo Theo hamwe n'abandi bahanzi bakomeye ariko Neodindi wabyinanye naje muhando ntamutumire ako si akarengane kabi cyane ahubwo kubera ko nyine bakugira bakakugambanira kandi byari bikwiye ko bagutumira nk'umuhanzi ukomeye iwacu wumva ko ni Nyagatare sindarengana Nyagatare ngo ngiye mu Bugande kandi mu bihugu byo hanze bari kunshaka cyane muri Tanzania baranshaka muri Tanzania baranshaka muri Kenya baranshaka muri Kongo baranshaka mu Bugande mu Burundi ndetse no muri Amerika baranshaka mbese ni muri Afurika y'Epfo bari kunshaka ariko bambusha kandi mari kubera iki abajya kubizirikanye ntose niba afite telefoni zawe n'ama social media yawe baba bandeba nyine nose urumva Imana itamanutse ngo imanzi irwane bite yegeze itegura ibyo bateze urumva byakunda baba bankurikirana barankunda pe ariko bategura ibiterane bagahita batekereza Theo na Shereye Mbonye hamwe n'abandi kandi Shereye wamutanze mu muziki murusha n'abafana ngewe namutanze mu muziki kuko ngewe natangiye guhanga indirimbo ya mbere mu mwaka 2001 Uwiringiyimana Theo atangira 2004 ataranakizwa icyo gihe nge natangiye guhimba indirimbo ya mbere mu mwaka 2001 nkurikira Mugabo wabaye pasiteri muri ADPR ariko kubera ko natanzwe bitambikuza imikera none ubigenda guca abantu ntibamenye ibyari byo mu ADPR iriyaho nasengeraga nibagera igihe yerekwa ko bananze bitambikuza ngo banansengera byose byahishuriwe ngeze nayo i Kigali niho byahise bigaragara ariko araha Imana imaze kukuvana imaze kugeza arahari rwose cyo negereze no kwica mu nzu yanjye nkagira mashini na kamera uko nanjye nze kuyiproducingisha ibyanjye na kamera mu rusengero nkabisha kuri channel yanjye ikibura ni mashini na kamera ibyo bizanitse mu nzu yanjye mfite n'umukameramani ese uhimbuta uzi gusoma no kwandika ndabizi urahimbute se ndahimba rwose mfite indirimbo 162 162 imaze gushora 12 audio inshyashya wifuza ko bagutera inkunga ikangwa iki album se nateguye indirimbo 24 nizo ndasohora navanye indirimbo yaba nk'indirimbo ya mbere uvuga ati umuntu ufite amafaranga indirimbo ivuga ngo bazakureba bakuyoberwa ngaho muyiririmbe gatari ko wirimbo wicaye witurije nta kibazo bazakureba bakuyoberwe bazakureba bakuyoberwe bazakureba bakuyoberwe bazakureba bakuyoberwe yewe mwene data iganganira ibyuhura nabyo bikugerageza nubwo abanzi bagu ko babakaguseka ati ture mu buryo ari bubyifatemo igangane nshuti Imana irase ku gutabara bakuyoberwe nibwo bazatangira kukwitiranya umwabwe rundi utimbe suriya ni wawundi undamubwira ati birashoboka kuba ari we kuko Imana izari ukuye igisuzuguriro amina nibwo bazatangira kukwitiranya bamwabwe rundi utimbe suriya ni wawundi undamubwira ati birashoboka kuba ari we kuko Imana izari ukuye igisuzuguriro ni nziza ijya ukuye igisuzuguriro kizaba yitwa ushaka kuzayikorera hehe se ngewe ubundi amasitudiyo nakoreyeho niyo nzasubiraho hari studio iri ku Gisozi kwa Hemeri na Bernabe nitwa muki studio ntabwo nzi uko yitwa ariko uyikoreraho ni Bernabe na Hemeri ariyo bankoreyeho ya ndimbo ya mbere yitwa bene data mwubahe Imana muyiringire ntacyo muzayiburana intambara n'ibige yagezo muhura nabyo yishe kubarwanirira hari n'indi studio nanone iri hano Kimisagara ku mukozi w'Imana yitwa Karosi nawe yaje kunshora indirimbo bagenda banshorera n'izindi ebyiri ku buntu nangaho n'amafaranga
buriya nta zindi studio ngomba kuzasorera ni izo ngizo ebyiri. ese Silas ko mutakiririmbana? Silas se ko azanye undi mugore. N'ubu ngubu abasirikare n'abapolisi bamereye nabi. Ati Silas wa mushuti wawe bimeze bite nkabwo atazanye undi mugore. Wenda atabana be n'umugore yaramutanye uko yizanira indaya. Ariko Imana yaransanze yambwa ati musengera ariko amaherezo. Imana ifite imbaraga ntabwo abademoni bafite imbaraga kuzurisha Imana. Azagaruka ku mirimo wayo. Hari umuhanzi washaka kugira ngo musure wani Gaskata. Yansatse niti Imana irambuza. Irambwa ati ni inshuti yawe uramusurira he? Na aderese agira afite ubu ngubu. Imana yansanga irambwa ati buretse. Uzamusura yasubiranye n'umugore we n'abana be. Bonge bafite derese bafite aho baba. Imana itimbuza gutyo rero. Imana tusabwa ngo ngiye kumusura atarabana n'umugore we isezerano babyanye abana barindwi bamaze kubi abasore n'abandi inkumi. Nibishoboka. Yarabataye ajya ku izindi ndaya. Cyane rwose Imana yarambuze zirambwa tuburetse kumusura amanze agire derese aho barizwa asubirane n'umugore we. Buragendera ku ijwi ry'Imana. Ese Imana ikubwira ryari? Yaransanga ikanambwira niyo njyamye niyo nicaye. Yabikubwira? Niyo umuntu anyohereza udufaranga. Imana itimbwira ati genda uyakoreshe iki ngiki. Ati genda udodeshe costume. Ariko uraburara. Ntago ari kujya nkoherereza ariko uraburara. Nkaba mbizi ko ndi buburare ariko Imana yambwiye ati genda udodeshe costume ushaka. Agenda nkabikwa Imana ikansanga ikambwa ati hari icyo nshaka kumanza gukora muri wowe. Ati nshaka kugukubita umudayimoni wakugenze igihe kirekire. Ariko uraburara. Ariko mwambike. Imana yasanga irambwa ati mwana wanjye ndirahiye ntabwo uzajya kwambara ibyo abandi bavuyeho. Ubu ntabwo cyambara ibyo abandi bavuye muri iguriro. Ndigurira amakositimu njya kwidodesereza hanga nihanurira. Ukanihanuriza? Zigura ngaho izawe? Kugira ngo anyambike niyohereze amafaranga dodesi costume nshaka inankwiriye njye guhanura n'inankwiriye. Ushobora kuma costume ukama costume itanankwiriye kujya kwigabanyisa bikanwara aguze indi. Ese ujye wihanuriza bigahura neza n'ataye yawe? Amakositimu ankwiriye arahari mu mujyi. Haba hehe? Arahari rwose bo nanjye nyine narakamiritse nyine nza amakositimu hano bayaranguriza ndetse. Iyo wibigura ngahe? Nawe uzongera kunzijisha. Iyo wibigura ngahe? Biterwa n'iyo ushaka hari igura 40, hari igura 50, hari igura 200. Mbese nyine. Ariko wongera ngo ni ya 200 n'isugura cyangwa n'izanga? Njyewe iyi kositimu ndi kudodesha iri mu mujyi intwaye 150. Ako Nyarodinzi kumaze ugafata bwamo? Ni bame amafaranga rero nsigayemo 41. Bagwa amafaranga? N'ishuri la kositimu. Ni bande bazayaguha? Namwe nzongera kuba ikiganiro n'ubu tubivuganeho kamera inahari nzongera kuba ikiganiro kositimu nyambaye. Uyambaye rero? Iri mu mujyi. Zabi itambizweho amakamba. Cyane nibyo. Mbikubwira hakiri kare. Itaravayo. Nuzansaba ikiganiro. Ni bande kubwira se ngo bazaguha amafaranga? Ni bande wabwira bakazaguha amafaranga se? N'abafana banje nyine ndavuga nomero zanje. Hari n'abandi banyamakuru bansabye ikiganiro ndabahagarika. Nabwo ati mube muretse kositimu ndi kudodesha mu mujyi. Imanze iveyo ahubwo munsabira inkunga mbona amafaranga 41 nyikureyo kuko yaradozwe bategera ngo nishura yombe asigayemo. Masiga mite mbahamagara noneho ni kositimu nyamamaza ku YouTube. Kandi n'abanyamakuru baze rwose baye ibiganiro ariko atari babandi bandije ntabwo bakongera kugaruka wapi. Yabariye barariye nibatwarayo ngayo. Baye ibiganiro rwose kuko nanjye ndi gusenga Imana kugira ngo ime gukundwa cyane birenze uwo maye ikiganiro amavizi azamuka tumbagere vuba. Kandi uko niciye kuri YouTube niko ngenda mvuga amacano yanjye nibwo agenda azamuka buke. Nawe iyo utagiye ku ma YouTube yazamutse ngo wamamaze no zawe nawe ugera nawe uva nawe ugera wabugumaho. Ese ujya wuzura umwuka wera ukavuga mu ndimi? Ndafite ibikomere byinshi pe. Umwuka wera yabaye yicaye. Ndacyari hahandi mu kirani nzarira igera ikanyica nkaburara nkanabwirirwa ndajya kuzura umwuka. Hari n'abamamagara
none se ko nshaka ngo nsengere ndamusengera amereye iwe aricaye aradebye aradebye imiceri cyari kwicara akajya ibiki byose yarangiza unyarudindi wunsengere ndamusengera amereye kumuhanuzi umusenge ahanura ari uko yariye Eliya Imana imubwira ati jya va muri aka kagezi k'ikereti ujye ku mupfakazi niwe uzakugaburira umupfakazi yari afite agafu konyine gakeya ahageze amubwira Eliya arabwira uwo mugore ari n'umwana gusa ati mvugira agakima nirire umugore amubwira ati se ko natwe mfite ndereba ndi gushaka udukwi ntirira njye n'umwana wanjye tukipfira Eliya aramubwira ati wewe mvugira agakima nirire yari amaze kumutuma amazi amubwira ati mvuge n'agakima nirire kuko Eliya yari gukora umugore arakavuga agahereza Eliya umwana watetse mama durarakamize wenyine ubuse turagiki none naze ko hahandi avanye ifu muri cya kibo hiyongeyeho indi wa mugore yinje mu nzu asanga ifu yiyongeye gutyo inzara niyongera kwica wa mugore kubera iki yagaburira umuhanuzi nabo bajye bakugaburira none uhanure bajye bangaburira nyine manure nyine uzi wahanura umuntu utariye ntago byaba wamuhanura ibyago urapfuye ibarira zikuriturire hasi gukirure kubera iki umuhanuriranye n'inzara ufite rero wewe ukamuhanurira umuvangirirwaho ati irakwishyira kuri icyo ufite urabitaye urabiriwe n'abandi kubera iki nta kintu wamukoreye aguhanuriye n'inzara akuvangiriweho ujye utagabura umuhanuzi ahanurira mu nzara gusa kuvangirirwaho ubwo no kuvuga ngo bajye baguhamagara bakumaze urye icyambere cyo abantu babaha agaciro n'abahanzi babaha agaciro kuko umuhanzi aranavunika cyane n'umukozi w'Imana w'umuhanuzi atumwa n'Imana nawe aravunika cyane mugaburire rero yo kugira ngo atakuvangirirwaho nawe ubundi bw'umuhanuzi yari yahanura amahoro kandi ibyaguha n'ibigahita bisohora byiza kandi kubera iki wakoreye umugezi none reka wewe kamera yukumiseho kuko njyewe ndi n'umuhanuzi nuko abantu batabimenya Abisiraheli bajya gutaka i Kanani bajya ari 12 none bagezeyo barinjira noneho ubwo abo basanzemo buri mu icyo gihugu baye bagitasa atari n'icyabo ariko ba nyiracyo bari inyuma bagarutse i Kanani noneho babahize uwahishe babatase ni maraya yari indaya butwi iri muri icyo gihugu cy'abanaki maraya niwe wafasize indara zihisha abona bari bugagere asigara bazamura abanyuza ku dirisha hejuru kuri etaje abanyuza ku dirisha abamanura ku kintu cy'igitebo gahoro inyuma y'igipangu baragenda baguma guhiga bararindagira naho babatase bagiye ariko iyo maraya irababwira ati ariko muzanyibuke mu kugaruka rero baze gufata i Kanani neza inkike ziriduka barinze basubiranamo babanzi baricana bari mu gihugu nyine babana abanaki ariko marayika za kuzenguruka ahantu hose hari nuza hari ikimenyetso cy'amaraso noneho rero marayika agera no kuri ya ndaya yayise abatasi indaya yararokotse kubera iki cyakintu yakoze cy'uguhisha abakozi b'Imana ni byiza kugira bayisha rwose ni byiza kugira kuhisha abakozi b'Imana cyangwa se ukabagirira neza nka Elisa wanyuraga ahantu haboneka umugore n'umugabo atura n'umukozi w'Imana bagira ute baramucumbikira bakajya bateka bakajya ariko abiki gikereka dani n'abanyamwigendaho ngo nawe ngaburira umukanya ati nsaka kugira ngo nsengere umusengere se wamugaburira uratumira umuhanzi ati ngo inundirimbire araje nuvuze ati atakira rwose nawe ubeho mwambike uzi ukuntu n'indirimbo nuko uzisoma sitide bivuna buri ndirimbo imwe nyisoreye 30,000 byagize Elisa aranezerwa cyane aravuga ati se abwira shebuzaho abwira umukozi we
ati turebe iki aba bantu bakeneye, basanga nta mwana bagira. Bahita bamubwira ati iki gihe nicyo uzaba ufite umwana, kuko nyine igihe bamubwiye yahise agira umwana. Kubera iki? Baramucumbiki baramugaburira, kuko yabahanuriye neza, amahanurira amahoro ari kubiri kuri bo. Naho ubundi buno utagabura umukozi w'Imana, ugabura umuhanzi, ugabura umuhanuzi, umuvugabutumwa, wewe ukirira ukajya ukirira amafiriti n'ibiki byose wicaye mu modoka ngo ugeni mfite amazu ari kurara hanze, azaguhanurira ibyago n'ubundi kandi bigusohorereho. Noneho rero reka tubwire abantu badukurikiye kugira ngo bohereze amafaranga hanyuma bahanurire ibyiza cyane rwose. niyo mpamvu mbwira Imana ati Imana pe nakundaga no guhanura cyane. Nk'ubu ngubu twaba twicaye Imana igahita igira icyo imbwira, ariko ntacyo yambwira. kubera iki? Inzara yose ntahamburara ngira ute nyiri hahandi mu kinani. Ibimatora njyamana byandi natoraguye kera mu myanda, nyitwara imyanda. Ibikuvure niyorose byandi nyitwara imyanda, nibyo niyorose. Imeri byose n'inda byose byaranyadukiriye. Ubuse wahanura umuntu gute? Kandi warangiza ngo nyadindiri turagukunda, uramukunda utamugaragariza icyo umukundiye. Bari bakwiye kugaragaza ko bagukunze, bakohereza akantu nibura. Nyiri na hahandi mu kinani n'ukuri. None urashaka kuva mu kinani. Njyewe nabwiye Imana ati Mana nimba ungiriye imbabazi umbabarire, hajya unyohereza miliyoni imwe ntacyo yakora. Icyo yakora njyewe ndavuga ati nakodesha icyumba na saro, ngakodesha nk'imyaka 2 yose nkatangira icyarimwe. Noneho nyahaye tukagenera konta kuri nyiri y'inzu. None nkategereza iyi myaka 2 cyangwa 3 yanzu ikazaboneka, ariko mvuga ati hariya mu kinani narahavuye. None ndi gusohora indirimbo, mfite radiyo n'ibyuma, ariko mvuga ati ndakodesha, ariko atari byandi ngo amezi 2 3. Nimba ushaka kunkodesha mpereza miliyoni, gende nkodeshe nkuremo n'amatora, ngure n'ibyuma, ku buryo najya mumamaga abanyamakuru nkizanira ibyuma. Kuko namaze kubibona Nyabugogo. Nikodesha mu gihe naragira ute narabona inzu yanjye, banyohereze miliyoni njye gukodeshamo nk'imyaka 3 n'icyumba na saro. Kandi nakodesha muri Kacyiru, niko Imana yambwiye ejo bundi. Nashaka kugira inyuma, Imana iramba ati buretse, ati hano niho naguhereye agaciro, niho nzaguma kukaguhera, nzagukura ujya mu nzu yawe. Abantu mudukurikiye murabyumva, Nyarubudindi irakeneye kwimuka. Ubwo rero ufite miliyoni itaraboneka yanjye bwite, yagira unyohereza miliyoni, mumuhereza amafaranga akodeshe, mumukure igisuzuguro nyabona, sibyo? Ubundi ahanure kukodesha ntago ari bya bindi ngo ndakukunda kohereza y'amezi 2. Ni benshi bari gusohorwa mu nzu ni miliyoni. Icyo gihe nyine n'inica mu nzu yanjye nibwo Imana izahita igagurutsa fiyanse umuzungu azateka. Ese Imana izaguteretera cyangwa uziteretera nawe? Ntiwe wakiteretera. Imana irabyikorera, byose irabikora. Ni byose Imana irabyikorera rwose, kandi bizaba. Wese ntabwo ujya ureba ngo umuntu ngo umukunde wumve wamubwira ko oya. Igihe nabirukiye abakobwa b'inaha mu Rwanda kirahagije, bavuga ngo ndesa n'isekuru, ubundi ndesa n'ipoto cyokoza pe. Ndesa mbivuga n'ubyumva azabyumva, ndesa n'ipoto ubu ngubu. Mu gihe kizaza imyaka 2 iri imbere nzaba ndesa n'ipironi. Ubwo umunyamukarangize kubimenya. Nukuvuga ngo Imana irashaka kuza kugira muremure kureza aho ngaho. Kure ubu ndesa n'ipironi. Mbere wo nyiri hasi naresaga n'isekuru, uri kubu ndesa n'ipironi, ndesa n'ipoto. Ipoto aya mapoto ajyana insinga mu nzu, mu mazu y'abantu. Noneho rero ndesa n'ipironi ifata insinga ikazamukanya hakurya mu misozi, ipironi birebire cyane. Ubu niko nzaba ndesa mu myaka iri imbere. Umunyamukarangiza kumenya icyo mvuze. Abanyamuka baba bameze gute? Ubundi byanjye bicanga umunyamubiri. Abanyamuka baba bameze bateze? Abanyamuka nyine arebera mu mwuka, akahita amenya icyasa cyo kuvuga. Umwuka ni he? Umwuka nyine. Sinambaza nawe urabizi, ukambaza ibyo uzi nka mwarimu. Njye ndabizi gute? Ubundi ibyanjye ntabwo byajyaho ngo bisobanukirwa wa wundi wize ubumenyi, ngo nize Butare,
niga masitasi hanze mfata igitora ndiga nuko rero ibyawe Nyarudindiri rero bigahita bigucaga ati ibyawe byatsaze bigucange nawe ibyanjye ntiwabizanamo ubumenyi wize ibyanjye bimenwa n'umunyamwuka haleluya zaba kumenya ibyanjye winjira mu mwuka ukahita ubikurusha. Nyarudindi tujya tugana ku musozo uheruka kurya inyama ryari? Inyama se nzijya bwahe nzibonye he kuko mama rero muransekeza rwose cyakoze iyo mbonye nk'agaceri ndagateka nk'ikiro kimwe nk'akanusu n'ibyo bugacaho nk'iminsi nkaburara nkanabwirirwa igihe ncisha nkaburara nk'iminsi 4 ntacyo kurya n'icyo kunywa nakugira ute ariko nkatuza nkabwira Imana ati Imana mbabarira nimba utinze kumpa inzu yanjye koresha umuntu ame miliyoni ujye gukodesha imyaka 3 icyumba kimwe na saro ku buryo bizafata sambure icyumba kimwe na saro byafata nk'ibihumbi 30 ukwezi kandi kuvuga ngo rero ndakukodeshereza ngo ni 15 oya urajya kumfobya nkande nk'ibihumbi 200 nk'inzu y'ibihumbi 200 basi oya icyumba kimwe na saro nk'ibihumbi 30 noneho nkabitangira rimwe nk'imyaka 3 noneho nkajyana gusinya na kontara na nyiri iyo nzu nkabamo nkubayemo iwanjye nkuguze bakanegeze byasezerano ry'inzu yanjye bwite. Hanyuma tugiye kujya mu gihe cya Noheli n'Ubunani nibamo amafaranga njye mukuru nyine njye umunsi mukuru nuko nyine urire hehe banyohereze na bya bihumbi 41 na costume nyikure mu hariya mu mujyi aho ndi kwidodeshereza. Reka mvuge nomero zanjye 0789 4 2 4 1 6 nongeye nzisubiremo 0789 4 2 4 1 6 amazina ni Dusengimana za Batista. Reka nongeye mvuge n'izindi 0780 10 23 reka nongeye nzisubiremo 0780 10 23 amazina ni Dusengimana za Batista. Niyo tubona kuri mobile money izo sombe zikuye mobile money na miliyoni na miliyari wazohereza rwose ijyaho Yapana byo kuvuga ngo Nyarudindiri ngibiki ngo mu bitunyuza nta munyamakuru n'ubu mbivuga nta munyamakuru zonje gusaba inkunga ayisabira bari kwisabira runaka ni benshi bariye Nyarudindi bariye gusa so nanjye misemba senya nyine abanyamakuru ndabasenye bameneye umuceri ukuntu bawisabiraga ati mu bitunyuzeho nanjye ndakumenye nibazonje gusaba inkunga ngo bayisabire runaka babinyuze kuri izo nomero. Wakoze kubana natwe yego namwe Imana iguho umugisha cyane nani mu mugisha ariko nzonja kuba ikiganiro nambaye costume iri mu mujyi so mwakoze kudukurikirana rero kwa turi kumwe na Nyarudindiri harya Nyarudindiri official umusaza Roza Muhando ni umuhanzi akaba namwe mubimfashemo munsabirize nkunga nyine nukuri tubimufashijemo mu muhe miliyoni akodeshe ava hano yarari ajya ahantu heza Imana izabaha umugisha niko Imana yamubwiye ko izamuvana ahantu hamwe kubera mwebwe nsaba ubufasha kubera ko abantu bamamaga kuri telefone ngo wowe ngo rekera kuvuga ngo barakuriye ngomba kubivuga n'abapolisi n'abafana banje n'abasirikare n'abazepe n'abafana banje barambwa ati ujye ubavuga tubamenye abantu bavuga rero ngo Nyarudindiri rero ngo ububesha ngo wavuye hahandi ngo racyari hahandi kandi warahavuye mava kandi ariho nyiri none bo bakabigisaka kugira ngo ngaragare kuri YouTube kundi imbobo bamenye ko wapi Imana yaramishe ntabwo Imana izakora igikosa none n'ababivuga ni inshuti z'abandi bariye inkunga yanjye nibohereze miliyoni njye gukodesha imyaka 3 icyumba na saro bizantwara 30 mu kwezi 30 mbivuga neza nyohereza icyarimwe byo kuvuga ngo reka nze ngukodeshe njye yanyoherereze nanjye nisakire mu komisiyoneri nkodeshe
imyaka 3 mu gihe nyitegereza ya nzu Imana yavuganye nanjye igendanye n'igihe taramanegeka ya cadastre cyane rwose nibamo amafaranga regira costume iveyo nabyo nabikeneye kandi nyene kujya no muri iyi minsi mukuru muri iyi minsi mikuru akeneye kurya abantu mukino ni batangiye kugenda banyiba ama costume n'indi myenda ariko imyenda y'amapeti nibayiyo bafatwa bakwiba ibindi kuko bisa nk'iby'abandi ariko iriya myenda y'amapeti ni yanjye bwite nawayiba ariko ni umuhanzi kara kantu gakuye he nka sovire okay kara kantu ko kushyira amapeti agakuye he kara ni design Imana yanyihereye yanjye bwite igusanze mu nzozi cyangwa he yagusanze he mu nzozi ndanabyandika ndetse ndanabishushanya ku kayi njya kubidodesa njyanikaye ntubiharikaye nabishushanyizemo iri mu mujyi nda no gukora na yahindi bya mbere ya costume ya mbere nabikoze nabwo kera mu Mutara ariko uradusezeranya yuko nibaramuka babikoze Imana ikaramuka ibikoze nyuze mu bantu uzatangira guhanura noneho nzatangira amanure pe nuko nibwo umwuka w'Imana uzamangaho cyane noneho kuko nzamfite amashiri nabwo Imana ati Imana ubukwe bwanjye na fiance bugomba kubera muri Amerika Imana irategira ati mwana wanjye suko nkora ate wowe wasibere niho nzagutabarira ubukwe buzabera mu Rwanda mu Rwanda bose babireba hanze nyuma yaho hanze ati mwana wanjye no hanze uzajya uhasanga inzu yawe yego kuko Imana isa kugira ngo nzajye muri Amerika masize inzu yanjye irimo bapangaye b'abazungu Imana igufite umugambi mwiza cyane rwose yandirimba ivuga ngo icyo uzacyo cyagutegereza kandi icyo uzacyo cyakugerageza ubundi abantu bakuru gugwanya bagufite isari barwanya iki kuri mu kizakugira umumaro nawe weho ku mubiri ntacyo bagushakaho barwanya cya kindi kikurimo babone kijye kubarusha nubundi saba bose ngiye kubacaho da ngiye kubaca byumbivugisha ukuri n'Imana yaramimbwiye Imana yaratsanze rambwe zo bundi iti mwana wanjye ibya byose nzabisohoza nta na kimwe kibura yes mwakoze rero mwibuke gukanda subscribe na share na comment iyi ni Hirwe TV turabakunda cyane shalom nakagaruka na mahoro y'Imana bane namwe amen vuga ngo abadiaspora ariko abadiaspora yabizimije abadiaspora nibanyoreze amafaranga bayanyuze ku nomero zanjye rwose amadolari ajyaho amadolari ukuntu babigenza bansabiranga muntu ngayohereza kuri WhatsApp noneho bajya kohereza amafaranga bakajyana ya foto y'irangamuntu yanjye none bakabikohereza kuri WhatsApp na postcode bakoresheje kugira ngo ujye Nyabugogo bayikubikurize bakoresheje postcode n'irangamuntu yawe nta handi bikuruza amafaranga n'ipaka Nyabugogo gari bamwe banyohereza kuri simukadi bisanzwe ariko abanyohereza neza nyabyo bakoresha irangamuntu yawe none niwo bayanyuzaho niyayajye yakoresheje Western Union ujya kuri uyakwira he kuri Western yakora kuri Western Union cyangwa Western Union none Nyabugogo ahantu nyine hari ahantu babikuza amafaranga avuye hanze ganyuze kuri WhatsApp Western Union none okay banse biranga ifoto irangamuntu nyibohereze rwose nimba babona kunyohereza kuri simukadi bisanzwe bibagoye nabyo bizakunda miliyoni zinziramo rwose izinziramo sawa murakoze bye shalom